Yego nibyo kuko wabimenye. Uyu munsi tugarukanye ikintu gishyashya nanone. Abantu benshi cyane bari busy cyangwa se barahuze birimo barikanya za SMS cyangwa se ubutumwa bugufiya cyangwa se niyo bwa burebure telefone ku yindi babwirana amakuru ayagezweho mu gitondo cyangwa se nimugoroba bitewe n'icyo ashaka kumenyesha. Waruze ko umwanya umara kuri telefone yawe urimo warikira umuntu uwushyize mu bihe runaka wasanga ari igihe kirekire kandi wagombye kubikoresha mu kanya gatoya ukoresha indi tekinike ngiye kwereka kano kanya. Ikingeranyo tumaze kubona nuko abantu benshi barenga za miliyoni ku munsi bagenda barikirana ubutumwa bugufiya kandi bagatwara igihe kinini cyane bari mu kazi ugasanga umuntu arahuze yandikira undi muntu SMS ariko burya nshaka kwigisha uyu munsi ni gute noneho wakora ukaba wakwandika SMS mu kanya gato cyane nka guhumbya kandi ibintu byose ushaka gukora bikaba byagiyemo. Warubize ko ibintu byose urimo uvuga bishobora kwiyandika noneho ikintu cyose uvuze kikagenda mu buryo bwa SMS. Reka duhe nk'urugero kano kanya. Ngiye kwigisha rero ubikorwa gute ukoresheje WhatsApp yawe ni gute bikorwa noneho ikintu cyose uvuze kikiyandika aho kugira ufata umwanya munini urimo typinga cyangwa se urimo wandikana n'umuntu ahubwo wowe amagambo uvuzemo n'akanwa kawe agahita yandika direct mu butumwa butogiye kohereza mu buryo bwa SMS. Reka turebere hamwe bigenda gute. Yes, twagushubije wo kurikirana Tera TV. Ni nk'ibisanzwe ahantu honyine uzabona amakuru y'ingenzi kandi amakuru yagufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse tugendeye kuri kimwe ku kindi cyane cyane yuko ibyo tubabwira ni ibintu bifatika bitarimo kubesha. Hari umuntu wigeze kutwandikira aratubaza se ni gute noneho umuntu yakora ariko igihe kirekire umara kuri telefone wandika SMS kikaba cyagabanuka. Twabazana rero kano keza nkuko mugiye kubibona. Ngiye kukwigisha ni gute ushobora kuba wakoresha amagambo uri kuvuga yawe akagenda yandika direct nka SMS. Uravuga nyine nimuvuze amagambo mu gihe cy'umunota wavuze nk'amatext nk'atanu cyangwa se impapuro nk'eshanu cyangwa se n'icumi zageramo. None ibintu byose uvuze bikugiye kujya biyandika ahubwo wohereza SMS udafashe umwanya munini wamaraga kuri telefone urimo chattinga n'umuntu ahubwo nimushaka kumubwira ngo hayi bite byandika cyangwa se waramutse bite byandika kuri bwo rwose ushaka bitewe n'urimo wumva. Aha ndakubwira yuko bitewe n'igihugu cyose uraburimo kuko impamvu z'igihugu cyose uraburimo nuko hari abantu benshi batwumva ariko bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyangwa se hirya no hino ku isi. Bikorwa gute rero ndagira ngo ugendane nanjye akantu ku kandi. Nkuko muri kubona aha ngaha riri ni kuri WhatsApp, ibi ni ibiganiro ntanga. None ndashaka kugira mbigishe ni gute bikorwa amagambo yose wanditse cyangwa se uvuze akiyandika mu buryo bwa SMS. Yego wayimenye kadutangirane. Fata telefone yawe use nk'ujya kwandika SMS nk'ibisanzwe. Nurangiza urebe ahantu ngiye kwereka. Aha ngaha nkoze nkuko muri kubona aha ngaha nyeganyije. Aha ngaha hari kunyeganyega. Nurangiza uhakande numara kuhakanda barakujyana kuri page imeze nk'ingiyi. Yego uvuga urareba hano hasa nka setting aha ngaha kuri setting uhakande numara kuhakanda bakujyane ahantu hameze gutya. Uraza guhita ukora hano handitse ngo voice typing. Reka wenda mpakore aha ngaha voice typing. Nurangiza kuhakanda urabona uko hameze ubu ngubu harafunze. Voice typing urahita ukora on. Numara kuhakora on cyangwa se uhafunguye usubira inyuma ujye guhitamo ururimi urakoresha. Urimo uri bukoresha ni uruhe wenda tuvuge yuko uracana kuri languages aha ngaha uhakande. Numara kuhakanda urabona urahitamo ururimi. Ubwo guhitamo ururimi nyine uzisangamo wisanzwe nko nashyiramo Ikinyarwanda, English na France. Ariko wowe ushobora gushyiramo add keyboards ukaba wahitamo urundi rurimi. None harimo indimi nyinshi cyane nuko ngewe nashizemo indimi wenda nzakoresha ndimo begesha. Niturangiza ubwo ngiye guhitamo wenda Ikinyarwanda kuko English cyangwa se duhere nko kuri English wenda vuge ngo hi amakuru. Ikatuvuga duhere mu Kinyarwanda kuko wenda nicyo cyihutirwa tubyemeze. Nitumara kwemeza ubwo ngubwo tuhita dusubira inyuma nk'ibisanzwe tujye ahantu twandikira SMS. Murabona hano hagana hepfo muri keyboard mfite habaye Ikinyarwanda. Ubwo ngubwo njye njya kwandika
aho kugira nandike nk'uko ndi wenda murabona nanditse ngo wenda amakuru ubundi ndi gutayipinga yego ubundi gutayipinga ariko ngiye kuvuga murabona mu kanya gatoya ibintu birimo biyandika ni voice ndaba nkoresheje yuko nabyemeye ikintu kizakubwira yuko byibuze byakunze nuko urangiza iyo urangije ureba hano handitse reba hano wajya ngo ujye kohereza SMS hano handitse ngo amaki hari akantu kagiye kumera nk'akari code nyine dukoresha ahanga ku mpande nyine nk'ubu tugiye gutangira noneho tuvuga nk'ibi muri kubona ndi kuvuga ari kugenda byandika amakuru mumeze neza natwe tumeze neza cyane ubwo mperuka i Kigali twahuriye Nyabugogo rero ndagira ngo niba bishoboka uzaze kunsura kuko bya bintu twavuganye ubu narabibonye zamunsurize mama murabona ko ibintu byose ndi kugenda avuga kugenda byandika ko mwayibonye noneho igisigaye ni iki nuko nshobora kuba nakwita nyohereza SMS hari ahantu gakanda kohereza inta urabona SMS ubwo iragiye urabona keyboard yanjye irimo utuntu two kuri codinga tubiri hari ako hejuru akangaka hari nako munsi gatoya nanone twebwe dukana ko munsi reka twongere dutangire wenda tuhakonde ubu twatangiye ubu ngubu ugiye gutangira kuvuga muri kubona yuko ibintu byose ndimo ngenda mvuga ari kugenda byandika mu buryo bwa SMS nta mwanya na umwe ushobora kwandika impapuro 10, 15 cyangwa 20, 30 bitewe nuko ngewe nshaka kwandika cyangwa se kubwira umuntu runaka noneho warangiza ukagira ute ukohereza murabona byandi byose navugaga nibyo biri kugira ute birimo bigenda reba nanditse ngo ubu ngubu ugiye gutangira kuvuga muri kubona yuko ibintu byose ndi kugenda mvuga uri kugenda byiyandika mu buryo bwa SMS nta mwanya n'umwe ndi kugenda mu kanya gatoya nshobora kuba nakwandika impapuro zirenga 10, 15, 20, 30 bitewe nuko ngewe nshaka kwandikira SMS cyangwa se ibintu byose byiyandikamo yego urakoze cyane aya ni amagambo nagendaga mvuga mu kanya niba mubyibuka bivuga ngo rero aka kantu gakoresha ntabwo uzongera gufata umwanya wawe munini cyane utypinga umuntu nk'uko nguko murundi gutypinga wenda ahubwo nzaya ndavuga ngewe ibyo mvuze bigenda byandika mu buryo bwa SMS ku buryo ushobora guchatinga n'abantu barenga 30 kuko wowe uravuga ibyo uvuze ugahita byandika ibyo utekereza ko wabivuga telefone igahita byandikaho ukabyoza mu buryo bwa SMS niba nshaka kuvuga ikintu runaka cyangwa utanga ubutumwa ku muntu runaka ibyo nshaka kumubwira ndabivuga mu buryo bwa audio noneho audio ihinduka SMS cyangwa se amagambo mu buryo busanzwe rero twagushuje wowe abanye na kuva kino kiganiro gitangiye kugira kano kanya niba ari ubwa mbere dukurikiranye ciao kandi kuri subscribe usangize n'abandi ariko turakwifuza ujye uhorana natwe kandi nawe duhorana buri munsi uri agaciro kuko aho tugeze uyu munsi ni wowe kandi natuzagera ni wowe uzadufasha urakoze cyane ikiganiro cyo nikigaruka